Hari ikibazo abakobwa benshi bibaza ariko bakabura ibisubizo. Ese urankunda koko cyangwa urimo kunisha igihe gusa? Ese ibyo ukora bifite ubusobanuro cyangwa ni ibisanzwe? Ukuri nuko abasore benshi batavuga urukundo rwabo mu magambo menshi, ahubwo barwerekana. Ariko ikibazo nuko abakobwa benshi babona ibimenyetso cyangwa bakabifata nk'ibisanzwe. Hari abatakaza umuntu bakunda by'ukuri, hari n'abibeshya ku muntu utabakunda. Ariko uyu munsi tugiye kureba ibintu 12 by'ingenzi bigaragaza ko umuhungu agukunda by'ukuri, kandi buri kimwe turagisobanuraho ku busobanuro bwimbitse. Komeza urebe video kugeza ku mpera zayo, hari ikibazo kumenya bimwe mu bimenyetso ugeze kubona ariko ukaba utabyitayeho. Ikintu cya mbere ni uko aguha igihe. Mu buzima ikintu cy'agaciro gikomeye kurusha ibindi ni igihe. Iyo umuhungu agushakira umwanya akakwandikira ndetse akanaguhamagara, ugomba kumenya yuko uri ingenzi kuri we. Reka makubita agasito rero. Hari umukobwa avugaga yuko umuhungu yamwitayeho cyane nubwo yari afite akazi gahuze. Yamushakiraga umwanya buri gihe ndetse akanamuvugisha niyananiwe. Iyo ni sayini ikomeye cyane yo mu rukundo. Na ikintu cya kabiri, ashaka kukumenya byimbitse. Umuhungu ugukunda ntashimishwa n'ubwiza bwawe gusa, ashaka kumenya ibitekerezo byawe, inzozi zawe, nuko ubona ubuzima. Ibi bigaragaza ko ushaka ubuzima nawe, si ukunezerwa gusa. Na ikintu cya gatatu, agutega amatwi. Muri iyi sano n'abantu benshi bashaka kuvuga gusa, ariko bake muri bo bamenya no kumva abandi. Umuhungu ugukunda yumva ibyo uvuga, akibuka ibyo wamubwiye akabyitaho. Ibi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko akubaha kandi anagutega amatwi ndetse nakwitaho. Naho ikintu cya kane ni uko akubaha. Respect ni fondasiyo y'urukundo nyarwo. Umuhungu ugukunda nta gusuzugura, yubaha ibitekerezo byawe, akubaha niyo mutemeranya. Naho ikintu cya gatanu, agutera inkunga. Iyo ufite inzozi zawe, umuhungu ugukunda azakubwira ati urashoboye, komerezaho, uzabigeraho. Ntazakubuza gukura, ahubwo azagufasha gutera imbere. Naho ikintu cya gatandatu, arakwishimira. Umuhungu ugukunda yishimiye kukubona, araseka cyane iyo akubonye, akwereka ko uri umuntu umunezeza cyane. Ibi ntibikenera amagambo menshi. Naho ikintu cya karindwi, ashaka kuba hafi yawe. Nubwo yaba ahuze agerageza kukubona, akamara nawe umwanya ashaka kuganira nawe. Iyo umuntu ashaka kuba hafi yawe, akenshi biba bifite impamvu ikomeye. Ikintu cya munani, akwiyumvamo cyane. Iyo umuhungu atangiye kukubwira ubuzima bwe bwose, kukwereka weakness ze ndetse no kukwiyegereza, biba bigaragaza ko akwizeye kandi agukunda. Naho ikintu cya 9, arakurinda. Umuhungu ugukunda akurinda mu magambo, mu bikorwa ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Ntibisaba kuba intwari, ni keya zisanzwe zigaragaza urukundo. Naho ikintu cya 10, agerageza kugushimisha. Ashobora kohereza message nziza igutera udutwenge, kugukorera utuntu duto duto tugushimisha. Ibyo byose bigaragaza ko ashaka kukunezeza. Naho ikintu cya 11, arakubabarira. Mu rukundo habamo amakosa menshi agiye atandukanye, ariko umuhungu ugukunda arakumva pe. Agerageza kukubabarira, ntahita kureka. Naho ikintu cya 12, akwitaho mu bihe bikomeye. Ibi ngiye kubabwira ni byo bikomeye kurusha ibindi. Iyo ufite ibibazo, iyo uri mu bihe bibi, iyo uhangayitse, iyo umuhungu agukunda azakwereka yuko ari kumwe nawe. Isomo ry'ingenzi, ukuri nuko urukundo rutagaragarira mu magambo gusa, ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Consistency nuko umuntu akwitayeho buri munsi.
ariko nanone ni ingenzi kwibuka ko nta kimenyetso kimwe gihagije. Ugomba kureba ko patini y'imyitwarire. None se wowe utekereza iki? Ni iki muri 2012 ugeze kubona ku muhungu ukabona yuko agukunda? Twandikira hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha ku rukundo, relationship, motivation ndetse n'ubuzima, ukari subscribe kugira ngo utazajikora izindi video nk'izi ngizi.